Bene data bakundwa n'umwami wacu Yesu Kristo, ndabashuhuje mu izina ryera rya Yesu. Iki ni cya kiganiro Bibiliya isoko y'ubugingo mutegurirwa kandi mukagezwaho na Pastor Vuguzigira Alphonse. Reka dusenge. Data wa twese ukiranuka wo mu ijuru, Imana ikomeye turagushimye, tugushimiye ineza yawe n'imbabazi zawe no kugira neza kwawe kwinshi kwatubeshejeho. Tugushimiye kuduhaye uyu mwanya kugira ngo twongere kuganira ku magambo yawe, kandi turasaba kugira ngo umwuka wera adufashe kumva no kumvira mu izina ryera rya Yesu. Amen. Kubo duheruka kuganira ku gitabo cy'ibyahishuwe, twaganiriye mu gice cya 14 cyatwerekaga iby'imisaruro ibiri ndetse kikatubwira cyane ku by'inyamaswa ebyiri. Uyu munsi rero tugiye kureba mu gice cya 15 n'igice cya 16 kitubwira iby'inzabya zirindwi z'umujinya w'Imana, ariyo mpanda ya karindwi. Kuba twatangiranye ku gitabo cy'ibyahishuwe, twagiye tubona yuko guhera mu gice cya 6 twagiye tubona ibimenyetso bimenwa bikameneka, ariko twagera ku kimenyetso cya karindwi ntitugire ikindi kintu tubona, ahubwo tukabona amayerekwa. Niko no ku mpanda zirindwi byagenze. Twabonye impanda 6 za mbere mu gice cya 8 n'icya 9, ariko impanda ya karindwi ntitwabona icyo yerekana. Iyi impanda ya karindwi rero ivuze nibwo tubona noneho inzabya zirindwi. Bivuze ko impanda ya karindwi ni uguhishurwa kw'inzabya zirindwi z'umujinya w'Imana, nk'uko ikimenyetso cya karindwi cyari uguhishurwa kw'impanda zirindwi. Twibuke ko havugijwe impanda zirindwi mu gice cya 11, cyane cyane mu mirongo ya 15 na 19. Ibyo twasomye mu gice cya 12 nabyo n'ubusobanuro bw'umurongo wa 18. Noneho tugiye gusobanukirwa urubanza ruvugwa muri iyo mirongo rugomba kugwira abari mu isi, akaba ari n'umusaruro wa kabiri wo twabonye mu gice cya 14 umurongo wa 17 kugeza 20. Reka mbere yo gutangira iki gitabo dusome imirongo mikeya y'igice cya 15. Haragira hati: mbona mu ijuru ikindi kimenyetso gikomeye gitangaza, nicyo bamarayika barindwi bafite ibyago birindwi, ari byo by'imperuka, kuko muri byo arimo umujinya w'Imana wuzurira. Mbona igisa n'inyanja y'ibirahure bivanze n'umuriro, mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo, bahagaze kuri iyo nyanja y'ibirahure bafite inanga z'Imana, baririmba indirimbo ya Mose imbata y'Imana n'indirimbo y'umwana w'intama, bati: Mwami Imana ishobora byose, imirimo yawe irakomeye kandi iratangaje. Mugabe w'amahanga, inzira zawe nizo gukiranuka n'ukuri. Mwami, ninde utazakubaha cyangwa ngo ye guhimbaza izina ryawe, ko ari wewe wenyine wera? Amahanga yose azaza kwikubita imbere akuramye, kuko imirimo yawe yo gukiranuka igaragajwe. Izi nzabya tugiye kubona muri ibi bice byombi, iki gice cya 15 n'igice cya 16, zivuga cyane ku mujinya ukomeye w'Imana ku bari mu isi. Mwibuke ko impanda twabonye mu gice cya 8 n'icya 9 zari zigamije kuburira abantu ngo bihane kandi bahunge umujinya w'Imana uzatera abafite ikimenyetso cya ya nyamaswa kandi bakayiramya. Ariko inzabya zo zizaba ari umujinya w'Imana ugurumana nk'umuriro. Muri iyi mirongo rero Imana ikomeza kuduhumuriza no kudukomeza, kuko twerekwa abantu bahagaze ku nyanja y'ibirahure baririmba indirimbo ya Mose, nkuko tubibona mu kuva mu gice cya 15 ndetse no mu gutegeka kwa kabiri igice cya 32. Hanyuma bavuga ko banesheje urupfu, kandi tubwirwa ijambo ngo inyanja. Ayo yose ni amagambo afite ibyo ashushanya. Ibi tubona aba bantu baturutse mu isi kandi bageze mu gihugu cy'Imana yabasezeranyije. Aba nabo banyuze mu mazi y'urupfu n'uruzi rutandukanya iyi si n'ubugingo buzaza. Kandi tubwirwa nanone ko ikiyoka ari wa mugome, ari na Satani, cyabishe, ariko kubica kwabavanye muri iyi si kubageza mu bugingo buhoraho. Mu by'ukuri icyo tubona aha hantu, abenshi iki gishushanyo cy'inyanja y'ibirahure ni ugutandukana kw'abantu n'Imana, cyangwa kw'ibifite umubiri n'Imana umuremyi wa byose.
ariko nitugera mu bice bisoza bya 21 na 22 tuzabona ko inyanja y'ibirahure itazongera kubaho, kuko ntabwo abantu bazongera gutandukana n'Imana by'iteka ryose, ahubwo bazabana n'Imana iteka mu bugingo buhoraho mu isi nshya no mu ijuru rishya, nk'uko tuzabibona mu gice cya 21 n'igice cya 22. Kandi nanone hano duhabwa igishushanyo cy'Abisiraheli igihe bambukaga inyanja itukura baturuka mu Misiri cyangwa mu gihugu cya Egiputa. Ubwo Imana yabanyujije mu nyanja itukura iyigabanyijemo kabiri, byari bimeze nk'igishushanyo cyo kubatirizwa mu rupfu kugira ngo binjire mu gihugu cy'amasezerano Imana yabasezeraniye. Rero n'aba bantu b'Imana bari mu isi nabo tubona banesheje bahagararanye n'Imana ubwayo, kandi banesheje urupfu, banesheje wa mugome, ndetse banesheje na ya nyamaswa kuko batigeze bayiramya. Mu gice cya 15 umurongo wa 5 kugeza 16 umurongo wa 1 hari amagambo agira ati: hanyuma y'ibyo mbona urusengero rw'ihema ryo guhamya ryo mu ijuru rukinguye, ruvamo ba bamarayika 7 bafite bya byago 7, bambaye imyenda y'ibitare itanduye irabagirana, kandi bambaye imishumi y'izahabu mu bituza. 7 kimwe muri bya bizima 4 gihabo bamarayika 7 inzabyandwi z'izahabu zuzuye umujinya w'Imana ihoraho iteka ryose. Rwa rusengero rwuzura umwotsi uva mu bwiza bw'Imana no mu mbaraga zayo, ntihagira umuntu n'umwe ubasha kurwinjiramo kugeza aho bya byago 7 byabo bamarayika 7 byarangiriye. Ibyago bizasukwa ku isi bishushanya umujinya w'Imana ukaze ukomoka mu kwera kwayo no gukiranuka kwayo. Ntabwo ari ibitero bya Satani nk'uko abantu babitekereza. Mu by'ukuri abantu benshi bajya bavuga ko ibazaba ari ibitero bya Satani bikomeye, ariko mu by'ukuri ntabwo ari ibitero bya Satani, ahubwo inzabya 7 zishushanya umujinya w'Imana ukomeye uzasukwa ku bari mu isi bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa bakanayiramya, banze kuramya Imana nyir'isi n'ijuru, umutegeka wa byose ndetse n'umuremyi wa byose, hanyuma bagahitamo kugomera Imana. Nk'uko mu Baroma igice cya 2 habitubwira yuko bashikamije gukiranirwa kwabo bagushikamiza ukuri kw'Imana, ndetse haba no kugira ngo bayisenge cyangwa bayumvire. Umujinya w'Imana rero uzasuka ku bari mu isi ku iherezo ry'ibihe, uzaturuka cyangwa ushingiye ku gukiranuka kw'Imana ituye ahirengeye kandi iri hejuru ya byose. Imana niyo shingiro ryo kwera, ukuri no gukiranuka, kandi kubw'imbabazi zayo yahaye inyoko muntu ubuntu bwayo, ariko abantu babirengaho bakomeza kuyigomera. Kandi uko iminsi ihita niko abantu barushaho kwigomeka ku muremyi wabo, bakora ibizira ndetse n'ibiteye isoni. Umujinya w'Imana rero uzasukwa ku bantu bose banze ubuntu n'urukundo by'Imana. Kuba abamarayika tubona bera kandi bakorera Imana bitubwira ko ibi byago tubona bizasukwa ku bari mu isi bituruka mu kwera no gukiranuka by'Imana umuremyi wa byose, ntabwo bituruka kuri Satani. Cyane cyane umurongo wa 8 uratubwira uti: rwa rusengero rwuzura umwotsi uva mu bwiza bw'Imana no mu mbaraga zayo, ntihagira umuntu n'umwe ubasha kurwinjiramo kugeza aho bya byago 7 byabo bamarayika 7 byarangiriye. Ibi bitwigisha ko ya ntebe ikomeye y'Imana ariyo tuboneramo agakiza, cyangwa se ikomokaho n'agakiza duhabwa ikanaturindira muri ko, ni nayo ntebe ikomokaho umujinya uzarimbura abari mu isi bose banze kumvira Imana. Aha twanakwibutsa abantu ko Kristo Yesu ntazagaruka mu isi nk'uje gupfira abantu, ahubwo azaza nk'umwami kandi w'umucamanza zitabera, kuko azitura umuntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze cyangwa uko yabayeho mu gihe Imana yamuhaye cyo kubaho hano mu isi, uko cyaba kingana kose. Yesu rero ntabwo azagaruka nk'uje kwitambira ibyaha by'abari mu isi, nta nubwo azagaruka nk'uje kugirira abantu ubuntu, ahubwo azagaruka nk'umucamanza utabera kandi nk'umwami utegeka byose, uzabuje gushyira iherezo ku mateka y'isi n'abayituye. Mu by'ukuri rero ijambo ry'Imana ritwereka neza yuko rihamagarira abantu kwihana no guhinduka bigishoboka, kuko igihe kizagera ubwo Yesu Kristo azahaguruka ku ntebe y'imbabazi agaca imanza zitabera
bera azicira abari mu isi banze kumwumvira no kumuyoboka, kuko yatanze igitambo rimwe na rizima gihagije kugira ngo abari mu isi bababarirwe ibyaha, bahabwe imbabazi z'ibyaha, bahunge wa mujinya w'Imana uzatera abari mu isi. Nuko rero abazaba barizeye bazarindirwa muri Kristo Yesu, ariko abazaba batarizeye bazahura n'umujinya w'Imana ikomeye. Iyo dutangiye igice cya 16 tubona ko ubundi ubusanzwe twabonye ko impanda zo ari imbuzi, ariko zifitanye isano n'izi nzabya dusoma muri ibi bice bya 15 na 16. Cyakora inzabya zo zirusha cyane impanda gukomera. Impanda zo zigamije gutera abantu kwihana, niyo mbuzi y'impanda. Impanda zigamije gutuma abantu bihana. Mu kanya turi buze kureba uburyo tugereranya izi mpanda 7 ndetse n'izi nzabya 4. Naho inzabya zo ni ibitero by'umujinya w'Imana, kuko igihe cy'imbabazi z'Imana kizaba gishize. Reka turondore ibyago by'inzabya 5 za mbere n'uburyo zifitanye isano n'impanda. Tubona ngo urwabya rwa mbere rusukwa mu isi rutera ibisebe ku bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa, kuko hazaba hagihari n'abadafite ikimenyetso cyayo, ni ukuvuga bizera bariho ikimenyetso cy'Imana. Mwibuke ko twabonye ko mu gice cya 8 umurongo wa 7 naho twahabonye impanda ivuzwa, urubura n'umuriro bivanze n'amaraso bijugunywa mu isi. Urabona ko bifitanye isano, urwabya rusukwa mu isi, ariko n'impanda nazo zaravugijwe, urubura n'umuriro bivanze n'amaraso bisukwa mu isi. Urwabya rwa kabiri narwo rusukwa ku nyanja. Tubona ko inyanja imaze gusukwamo urwabya rwa kabiri nayo ihinduka amaraso, n'ibirimo byose birapfa. Mwibuke ko mu gice cya 8 umurongo wa 8 n'uwa 9 impanda ya kabiri ivugijwe, tubona igisa n'umusozi kijugunywa mu nyanja, maze 1/3 cy'inyanja gihinduka amaraso, naho 1/3 cy'ibirimo bifite ubugingo kirapfa, kandi 1/3 cy'inkuge kirarimbuka. Mu by'ukuri urwabya rusukwa mu nyanja rwa kabiri, nk'uko impanda ya gatatu nayo ya kabiri nayo ivugijwe. Twabonye ko hari igisa n'umusozi cyajugunywe mu nyanja, hanyuma kikica 1/3 kibifite ubugingo biba mu nyanja. Urwabya rwa gatatu rusukwa ku nzuzi n'imigezi n'amasoko, maze bigahinduka amaraso. Aha nanone twibuka ko marayika wa gatatu avuze impanda, inyenyeri nini ikava mu ijuru iragwa, yaka umuriro, igwa kuri 1/3 cy'inzuzi n'imigezi no ku masoko. Naho umurongo wa 11 utubwira ko iyo nyenyeri yitwa muravumba, 1/3 cy'amazi gihinduka apusinto. Abantu benshi bicwa n'ayo mazi kuko yasharirijwe. Dusomye neza umurongo wa 16, umurongo wa 5 n'uwa 7 w'iki gice cya 16 hatwereka neza ko ibi byago by'umujinya w'Imana bifite ishingiro mu butabera bwayo no kwera by'Imana ihoraho. Mu by'ukuri tubona ko urwabya rwa gatatu rusukwa ku nzuzi n'imigezi, nk'uko nanone twabibonye mu gice cya 8 n'igice cya 9 yuko impanda ya gatatu ivugijwe, nanone inzuzi n'imigezi nabyo byibasirwa. Urwabya rwa kane rusukwa mu zuba, maze rirarasa cyane ritwika abantu, aho kwihana barushaho kuvuma Imana. Mwibuke ko nanone marayika wa kane iyavugije impanda, 1/3 cy'izuba na 1/3 cy'ukwezi na 1/3 cy'inyenyeri bikorwaho, kugira ngo 1/3 cyabyo kijime, amanywa atavira kuri 1/3 cyayo, nijoro naryo nuko. Maze Yohana ngo arareba, yumva ikizu kirangurura kiringanije ijuru, kivuga ijwi rirenga kiti, nishyano 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 rizabonwa n'abari mu isi kubw'ayandi majwi y'impanda z'abamarayika batatu zigiye kuvuzwa. Mu by'ukuri nk'uko twabibonye mu gice cya 8 n'igice cya 9 tubona yuko impanda ya 5, iya 6 n'iya 7 zabaga ari amashyano, kubera ko zabaga zikomeye cyane kurenza enye za mbere zabanjije. Mu by'ukuri rero niyo mpamvu urwabya rwa 5 na hano rusukwa, tubona ko noneho rwo rusukwa ahantu hatandukanye. Rusukwa ku cyicaro cya ya nyamaswa, maze hagacura umwijima ndetse no kuribwa cyane, aho kwihana bituma abantu batangira nanone kuvumya Imana. Mwibuke ko impanda ya 5 niryo shyano rya mbere, nk'uko bigaragara mu gice cya 9 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5.
iyo dusomye iki gice cya 16 umurongo wa 12 kugeza 16 dusanga urwabya rwa gatandatu rutandukanye n'izindi nzabya mu buryo bukurikira. Mu by'ukuri reka tugerageze gusobanukirwa kuko harimo ibidasobanutse neza. Nk'iyo dusomye iyi mirongo kwa 12 kugeza 16 twumvamo ijambo uruzi Ufurate. Mu by'ukuri Ufurate bivuze iki? Mu by'ukuri ni ishusho y'umupaka hagati y'ubwami bw'Imana aribwo Palestina turavuga mu gihe cy'Abisiraheli n'ubwami bwose bundi bw'abanyamahanga. Kandi mu mateka ya Isiraheli abanzi ba Isiraheli bavaga hirya y'uru ruzi, ni ukuvuga bavaga hakurya y'umupaka wa Palestina. Uru ruzi Ufurate rero ni igishushanyo cy'umupaka cyangwa se cyabaga ari umupaka utandukanya abantu b'Imana ndetse n'abandi banyamahanga. Nanone tubona ko abami b'iburasirazuba n'ubutware bwose burwanya abantu b'Imana bugaragaza nanone iki gisobanuro cya Ufurate. Iyo Bibiliya ikoresheje ijambo Ufurate akenshi nanone yagaragazaga yu abami b'iburasirazuba n'ubutware bwose burwanya abantu b'Imana. Hari ubusobanuro burenze 50 busobanura kuri iri jambo ry'uruzi Ufurate. Mu murongo wa 14 rero tubona ko abami bazarwana bazaturuka ku isi hose atari iburasirazuba gusa. Umurongo wa 14 ni kutwereka. Mu by'ukuri rero Ufurate hano iyo havugwaga Ufurate muri Bibiliya akenshi mu bahanuzi nka Yesaya n'abandi bakoreshaga uruzi Ufurate babaga bavuga abanzi b'Abayuda cyangwa se b'Abisiraheli bazabatera baturutse hakurya y'urwo ruzi iburasirazuba. Ariko mu by'ukuri hano muri uyu murongo wa 14 noneho ntabwo havugwa bazaturuka iburasirazuba gusa, ahubwo havuga bazarwana baturutse ku isi hose. Ntabwo ari iburasirazuba gusa. Nanone tubonamo ikindi kintu gikomeye cyitwa gukama k'uruzi Ufurate. Bisobanura ko umupaka watandukanyaga abantu b'Imana n'abanyamahanga uzakurwaho. Mu by'ukuri iki ni ikintu gikomeye cyane. Bigaragaza neza uku gukama k'uruzi Ufurate ntabwo ari ugukama k'uruzi nyirizina, ahubwo ni igishushanyo kigaragaza neza yuko umupaka watandukanyaga abantu b'Imana cyangwa se watumaga abantu b'Imana badagira n'isano n'ihuriro n'abanyamahanga. Turavuga cyane cyane igishushanyo cyo mu Bisiraheli cya kera uzaba wakuweho. Ariko no muri ubu buzima ikizaba gitandukanya abantu b'Imana cyangwa se ikizatuma abantu b'Imana n'abantu b'isi batandukana cyangwa n'abatizera Imana, reka nkoresha iryo jambo niryo ryumvikana neza, kizaba cyakuweho. Nanone muri ibi bice twumva ijambo Harimagedoni. Iri jambo Harimagedoni akenshi ntabwo turizi, nubwo rimwe na rimwe abantu benshi batanga ibisobanuro, ariko ntabwo mu by'ukuri tuza ahantu runaka hitwa Harimagedoni. Nta hantu hitwa iryo zina tuzi muri iki gihe cyangwa muri icyo gihe cya Yohana. Gusa hari umubande witwaga Magedoni. Naho iri jambo hari bivuga umusozi. Byashoboka rero ko bitewe n'aya magambo yombi ari ahantu h'ikibaya giherereye hagati y'imisozi runaka. Ariko mu by'ukuri nta hantu muri iki gihe tuzi nyirizina ndetse no mu gihe cya Yohana hitwa Harimagedoni. Gusa aya magambo uko ari abiri yo afite icyo asobanura kandi atanga ubusobanuro nka Magedoni bisobanura umusozi, naho hari bisobanura Harimagedoni bisobanura umubande cyangwa se ni kibaya, ni umubande witwa Magedoni, na hari bisobanurwa umusozi. Bikaba bishoboka rero yuko aha hantu Bibiliya itubwira byashoboka ko azaba ari ahantu hagati y'imisozi, nk'ikibaya kiri hagati y'imisozi kirengeye hagati y'imisozi runaka. Nanone tubona abantu baterana kugira ngo barwanye umwana w'intama, ariko nta mirwano runaka tubona ijambo gusa kubateranya. Ese umuntu yakwibaza intego yabo ni iyihe? Hano ntabwo tubwirwa abazarwana baribo, kuko nta ruhande ruhagarariye Imana tubona rwiteguye kurwana n'aba bantu bazaba bateranijwe. Tuzabibona vuba mu gice cya 17 ko nk'uko Warvod yabivuze azaba ari intambara hagati y'inyamaswa na Babuloni,
kandi twabonye ko Babuloni ni umutima wose wimuza Imana, ubutunzi n'ibinezeza by'ubu buzima. Tuzabisobanukirwa neza mu gice cya 17 tureba iby'indaya y'i Babuloni, bya maraya ukomeye w'i Babuloni, ndetse no kugwa kwa Babuloni mu gice cya 18. Rero ntabwo ari intambara hagati y'abantu b'Imana n'abasatani, ahubwo bigaragara ko azaba ari intambara hagati y'inyamaswa ndetse na Babuloni. Ibi rero byaba bishatse kutubwira ko ukuboko kw'Imana kwarindaga abantu kuzakurwaho, maze bitume b'abadayimoni babaga hakurya rwa ruzi Ufurate babasha gushuka abategetsi b'isi ngo barwane. Aha harimo no kuburira abantu kw'Imana, kuko mu gihe tubonye bene ibi bikorwa, kugaruka k'umwami kuzaba kuri hafi rwose, cyane cyane ko Yesu yavuze ati nzaza nk'umujura, abivuga ku iherezo ry'igihe cy'imibabaro, nk'uko tubibona mu gice cya 16 umurongo wa 15. Yesu yavuze ko azaza nk'umujura. Mu by'ukuri rero iyo tubona ibikorwa nk'ibi, abantu bateraniriza kurwana, bagateranirizwa mu kibaya cya Harimagedoni, tubona neza yuko ibi bitwereka neza yuko ni integuza, ni impanda y'integuza, cyangwa se ni integuza iteguriza abizera, cyangwa se iteguriza abantu bose bari mu isi yuko kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo kuzaba kuri bugufi rwose, kutwegereye bishoboka, cyane ko ijambo ry'Imana ritubwira ko azaza nk'umujura, kandi abivuga ku iherezo ry'iki gihe cy'imibabaro idasanzwe. Iyo dusomye rero igice cya 16 umurongo wa 17 na 21, tureba nanone ibizaba ururwabyo rwa nyuma, ari rwo rwa 7 rumaze gusukwa. Icya mbere tubona ko rusukwa mu kirere, maze ijwi rirenga rikavuga ko birangiye. Aha twibukiranye neza, iyi ni birarangiye ya kabiri twumva. Iya mbere ni ya yindi Kristo yavuze ari ku musaraba, isobanura ko ibyo Kristo yagombaga gukora ngo umwana w'umuntu acungurwe byose yarabirangije, kandi nta kindi cyari gikenewe gukora kugira ngo umwana w'umuntu acungurwe, kuko Kristo yari amaze kubirangiriza ku musaraba, amaze gutanga igitambo kimwe kizima kinejeje Imana by'iteka ryose, kugira ngo umuntu acungurwe, ahabwe imbabazi z'ibyaha, yiyunge n'Imana, ahabwe ubugingo buhoraho. Hano rero twongera kubona ijambo rivuga ngo birarangiye. Ahangaha iyi birarangiye yabishatse kuvuga iki? Icyo tubona ahangaha ni uko iri jambo birarangiye nta yandi mateka y'isi azongera kubaho, nuko umwami wacu azazana amateka y'isi yose ku iherezo. Kandi tubona neza yuko igitabo cy'ibyahishuwe muri rusange kitwereka neza yuko insanganyamatsiko nkuru irimo ni ukugaruka kwa Yesu, aje guhemba abamwizeye, abaha ubugingo buhoraho, no guhana abataramwizeye, abaha igihano cy'iteka ryose, aricyo kubabazwa no gutandukana n'Imana by'iteka ryose. Icyampa rero ukumva iri jambo, ukihana iri jambo birarangiye ritaravugwa, kuko nirimara kuvugwa nta kwihana kuzongera kubaho, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ijwi rizumvikana rivuga ngo birarangiye, uwera niyere, uwanduye nakomeze yandure, kuko hatazongera kubaho ibihe ukundi. Mu by'ukuri rero ijambo ry'Imana rihamagarira abantu kwihana no guhinduka bigishoboka, nk'uko umwanditsi w'Abaheburayo abitubwira mu gice cya 3 umurongo wa 7 agira ati niwumva ijwi ry'Uwiteka Imana uyu munsi, ntiwinangire umutima wawe nk'uko basogokuruza babikoze mu butayu, bigatuma umwuka wera arahirana umujinya yuko batazinjira mu buruhukiro bwe. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana uyu munsi riduhamagarira kwihana no kubabarirwa ibyaha mu izina rya Yesu, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko aribwo butumwa bwiza bukwiriye kubwirizwa amahanga. Ubutumwa bwiza bukwiriye kubwiriza amahanga ntabwo ari ubwo kugubwa neza no kugira ubutunzi ndetse no kubaho neza n'ibindi bimeze bityo, nubwo tubikeneye muri ubu buzima, ariko icyo Bibiliya itubwira gikomeye kuruta ibindi ni ubutumwa bwiza buzabwirizwa amahanga, ni ukwihana no kubabarirwa ibyaha mu izina rya Yesu, kuko abatazihana ndetse n'abatazizera Yesu, umujinya w'Imana uzabasukwaho byanze bikunze, kandi ntawe ushobora kuzabakiza, nta n'ushobora kuzarokoka uwo mujinya w'Imana. Pawulo nawe yabisonzemo aravuga ati ni ukuri byaba bikomeye gusumirwa n'amaboko y'Uwiteka Imana. Mu murongo wa 18 duhita tubona ibimenyetso by'uyu mujinya w'Imana. Icya mbere tubona igishyitsi gikomeye kigusha umujyi ukomeye ari wo Babuloni n'indi migi ikomeye ku isi. Iki ni kimwe mu bimenyetso
by'umujinya w'Imana ukomeye. Icya kabiri, itubona ibirwa n'imisozi nabyo birahunga. Mu by'ukuri bihunga mu maso y'Imana, bihunga kubera umujinya w'Imana uzasukwa ku bari mu isi. Nanone icya gatatu, tubona urubura rukomeye, ibuye ryarwo ngo ringana na kilogarama 25 kandi bigwira abantu. Mu by'ukuri ni ukuvuga si abantu bose, kuko abo uru rubura rugwira ni abafite ikimenyetso, ni abazaba bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa bakanayiramya. Mu by'ukuri rero hazabaho akaga gakomeye cyane ku bari mu isi. Nyamara ijambo ry'Imana ryo riduhamagarira kwihana no kuhinduka no kubabarirwa ibyaha mu izina rya Yesu. Ibi rero nubwo bizaba bikomeye bitya, nubwo umujinya w'Imana uzaba ukomeye, ibi ntabwo bizatuma abantu bihana, ahubwo bituma abantu batangira kuvuma Imana no kuyituka. Uru rwabya rero azaba ari ibyago bya nyuma by'umujinya w'Imana. Nyamuneka ijambo ry'Imana ryo ritubwira neza yuko kwihana gushoboka gusa umuntu agihumeka umwuka w'abazima. Kwihana ni igihe ukibasha gufata icyemezo wowe ubwawe, ubyemejwe n'umutima wawe, ubibwijwe n'ijambo ry'Imana, ukabyemezwa n'umutima wawe, ugahitamo kwizera no kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, kugira ngo uhunge umujinya w'Imana uzatera isi. Kuko ijambo ry'Imana ritwereka neza yuko nta muntu n'umwe utarihanye uzashobora kurokoka uwo mujinya w'Imana uzatera isi. Yohana yabyanditse neza mu gice cya 3, aratubwira ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu maze abayirebye bagakira, niko n'umwana w'umuntu namanikwa abamwizera bose bazahabwa ubugingo buhoraho. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Umurongo wa 17 watubwira ngo kuko Imana itatumye umwana wayo gucira abari mu isi witeka, ahubwo yamutumye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umurongo wa 18 uravuga ngo dore uwizeye uwo mwana w'Imana afite ubugingo buhoraho, ariko utaramwizeye iteka amaze kuricirwaho, kuko atizeye umwana w'Imana utanga ubugingo buhoraho. Mwene data mushiki wanjye, ijambo ry'Imana riguhamagarira kwihana, riguhamagarira kwakira Yesu, riguhamagarira kuba muri Yesu Kristo, kuko niho honyine dushobora kwihisha uwo mujinya w'Imana uzatera isi n'abayituye baramije ya nyamaswa kandi bafite cya kimenyetso cyayo, bivuze banze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Abantu benshi muri iki gihe bajya bavuga bati ibyo babivuze kera ndetse turabimenyereye, ariko mu by'ukuri baravuga bati basogokuruza bapfuye babivuga yuko Yesu azaza, babivuga ko hazabaho akaga gakomeye. N'abahanuzi benshi barabivuze, n'ababwiriza benshi barabivuze. Ariko mu by'ukuri mwibuke ko ijambo ry'Imana rivuga ko imyaka 1000 ni nk'umunsi umwe ku Mana. Ese koko niba ibyabaye mu myaka 2000 Imana ibibona nk'ibyabaye ejo, wowe urama imyaka ingahe yatuma uvuga ko bitinze? Kini kibazo umuntu wese yakwibaza. Niyo mpamvu iyo somye muri Yobu igice cya 14 umurongo wa mbere haravuga ngo umuntu wese wabyawe n'umugore arama igihe gito cyuzuye imiruho n'imibabaro, kandi agashiraho nk'ubwatsi bwumye. Mu by'ukuri nta gihe turama muri iyi si, nta n'igihe tumara. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana riduhamagarira kwihana bigishoboka, kuko ntawe uzabasha kurokoka umujinya w'Imana n'ibyago bikomeye by'umujinya w'Imana bizatera isi. Dusoza rero, akenshi abantu bavuga yuko ahariho itorero rizavanwa mu isi mbere yuko Yesu asuka ku isi ibi byago bya nyuma by'umujinya we. Abatanga iki gisobanuro ntibagaragaza neza yuko kugaruka kwa Yesu kuri mu buryo bubiri, ahubwo bo bavuga yuko mu nzabya 7 ariho hakubiyemo na bya bimenyetso bibanziriza kuza kwe, bivugwa muri Matayo 24, 29-30. Kuko Yesu yavuze yuko nitubona ibimenyetso bibanziriza imperuka, intambara, impuha z'intambara, ibyorezo n'ibindi bimeze bityo, tumenye ko icyo gihe azaba ari ukuramukwa azaba ari ukuramukwa ariko imperuka izaba itaraza. Niyo mpamvu aba basobanuzi bavuga yuko ibi bimenyetso bikubiye muri uyu mujinya cyangwa se muri izi nzabyandwi z'umujinya w'Imana. Aha rero bavuga yuko Yesu azaza afite umujinya nk'uko tubisoma mu byahishuwe 19, 11 kugeza 16, nk'uko nanone Pawulo yabyanditse mu rwa 2 rw'Abakorinto 1, 6 kugeza 10. Haragira hati azaza kwitura abababaza kubabazwa,
kandi namwe abababazwa kubitura kuzaruhukana natwe. Umuntu yakwibuka nanone iki byahishwe mu gice cya 11 hatubwira Yesu naza kurangiza amateka y'isi, ari byo gusuka umujinya we w'inzabya zirindwi mu isi, bishobora gutwara igihe. Ntibibe umunsi umwe, ntibibe icyumweru kimwe, ntibibe amasaha runaka, bishobora gutwara igihe. Ariko nanone twibuke ko icy'ingenzi muri icyo gihe aba Yesu bose bazamusanganira mu kirere, bazategerezanya nawe, bakazaba bari kumwe nawe kugeza ubwo azabirangiriza. Kuko tubona ko Kristo nagaruka abamwizeye bose bazamusanganira mu kirere. Kandi tubona ko nyuma yaho Kristo azagaruka kandi agize ibirenge bye ku musozi wa Elayono, ahazima ingoma y'imyaka 1000 y'ubwami bwa Dawidi hano ku isi. Nyuma y'iyo myaka 1000 nibwo tubona Satani abohorwa yongera gukoraniriza amahanga kurwanya ihema ry'umwana w'intama n'abera. Ariko Bibiliya iratubwira ngo umuriro uturuka mu kanwa ka Kristo ukabatwika. Tubona nanone urubanza rw'abapfuye batizera no kuzuka kw'abapfuye batizera. Tunibukiranye neza tuzabibona mu gice cya 20. Abapfuye batizera Yesu Kristo nagaruka ntibazigera bazuka, ahubwo umuzuko wa mbere uzaba ni uw'abizera bazasanganira Yesu mu kirere, hanyuma bakimana nawe, bazabana nawe imyaka igera kuri 7 cyangwa se ahantu runaka mu kirere. Kristo nyuma y'iyo myaka azagaruka akandagize ibirenge bye ku musozi wa Elayono, hanyuma azima ingoma y'imyaka 1000 y'ubwami bwa Dawidi. Iyo myaka 1000 yenda kurangira rero nibwo urubanza rw'abatizera n'abapfuye batizera ruzacibwa, ndetse na Satani, ndetse n'umuhanuzi w'ibinyoma na Antikristo, ndetse umwanzi uzaheruka abandi ni urupfu. Icyo gihe nibirangira ku ngoma y'imyaka 1000, ku iherezo ry'ingoma y'imyaka 1000, Bibiliya iratubwira ngo nibwo Imana izarema isi nshya n'ijuru rishya iby'abera bazabamo. Ibyo tuzabibona mu gice cya 20 kugeza igice cya 22, aho tuzabwirwa ibyo kunesha kwa Yesu, ndetse n'iby'isi nshya n'ijuru rishya n'iby'ingoma y'imyaka 1000. Bene data bakundwa, rero nta kindi gisigaye kugira ngo abantu bumve. Ibyakwiriye kuvugwa byose biravugwa na n'uyu munsi, kandi nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira dutangira iki gitabo cy'ibyahishuwe, ritwereka neza ko ubutumwa bwiza buzakomeza kuvugwa mu isi hose, kandi buzakomeza kugenda bunesha, buzakomeza kugenda bwigarura imitima ya benshi. Icyampa nawe uyu mugoroba ubutumwa bwiza bugakingukira umutima wawe, hanyuma ukizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, udategereje ko umujinya w'Imana uzakugwira, cyangwa se nta wamenya igihe yaramuko kingana, kuko igihe umuntu abayeho n'icyo ariho uyu munsi, ejo hari mu biganza by'Imana ihoraho. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana riduhamagarira kwihana bigishoboka, kuko Yakobo niwe wavuze ngo ntitukamere nk'abapfapfa tuvuga ngo ejo tuzakora ibi cyangwa ejo tuzagira runaka, ahubwo twari dukwiriye kuvuga ngo umwami Imana naturamutsa cyangwa umwami Imana nabishaka tuzakora ibi. Ntimunyumve nabi, ibi ntago bivuga ko tudakwiriye kugira gahunda mu buzima, ariko gahunda tugira zikwiriye kuba zishyizwe kandi ziyoborwa n'ubushake bw'Imana, kandi ziri mu biganza